umura mwana wanjye ndaza kugusobanurira sibyo sinakubwiye ko nashaka kubana n'uriya mugore ariko ni mama wawe mwana wanjye si mbese nakubwiye ibintu yankoreraga nyine kuba warawibwiye narabyumvishe ariko urabizi umuntu arahinduka sibyo kandi ibintu bizagenda neza ntabwo nshaka kubana n'uriya mugore oye bizagenda neza mwana wanjye nzamuhindura sibyo ntabwo nyizera se basi ntabwo wizera papa wawe ndakwizera ngaho basi byemeye sibyo rero ujya kwiteguza tugende mutwe yes patron genda sohoka ku muhanda urebe nimba ya modoka yaje rero uhamagara na sim shaye imodoka yaje okay none ubwira bashuti bawe bose babandi babakarani bakorode bose baze badufashe kwimuka ufite ayo bahemba so gira fast amafaranga ntabwo ari cyabo ntabwo ari ikiguzi gira vuba mutwe hagarara asubira ubwenge buzima mbese guteseka ese muri ninde wakubwiye ko ngiye na Dana tugiye kubana na mama abindi ega ba boss rero arukunde go wogenda gujujura gake nanjye ara mu gikoni ndi kwikurikiranira hafi buri ikigo buri gicucu uri gikunyu uri ikigo giri mutwe ungeza aha ega nari nzi kabiri yamaze nimba yababizi so wagicuce ninde wundi wabimubwira kandi nawe tubana mu rugo yabimenya gute ega n'ibikuta bisigaye by'ikigo gusa genda sohoka ngaho ngegera besire gusa ariko se mama ko muri konti suka kandi nananiwe wahora n'iki mwana ndumva naniwe nananiwe ahubwo se we ntabwo urananirwa mva naramukanye n'umugongo numvishije umugongo umereye nabi mu gitondo cya kare nanjye nananiwe nuko mbona amasaha nava nahahe yewe umva usiwe twaba tunaniwe kare mwana we reka duhanyanyaze byibura twongere turunde nk'utwege nk'icumi tubone gutaha tujye gushaka icyo guteka 10 ni menshi kabisa oya mwana wihangane mwese kubona byose ari twebwe bireba ubundi twakanga kubikora cyambere cyo nta n'amafaranga ngira ngo navuga ngo nkizeho umuntu arantingiye byose nitwe bira kandi wibuke ikijumba kiba hano ukuntu kiryoha niyo mpamvu tugomba gukora iyo bwabaga byibura tuhave tukoze nk'amayogi nk'icumi ntabwo rero bishoboke rwose mbaye mubwije ukuri wihangane mwana wihangane nanjye umugongo umereye nabi ariko turihangana guteka turagira vuba utujumba mu rugo turahari ntabwo tubwirwa tujya gukura ese uwo mupira si umujyana mu misa mwana wa ko wawuzanye mu murima reba ukuntu wawuhinduye aka gapira sinakubwiye ngo ni keza ni kugira keza nkunda ujyana mu misa ukuntu kambara nkabona uraberewe ugiye mu misa wambaye ejo ngiye mu isoko nose kuki utaje ngo ukuremo wongere ufure uwubike mwana wowe ubona ibihe turimo bitatugoye koko gusa nabi urabona none nakuraho amafaranga yo kukugurira indi myenda yo kujyana mu misa gusa nabi oya rwose umva nugera mu rugo uhita ukuramo umese numara kuwumesa uwubike ntabwo nshaka uzongera kuwukorana uwo mupira ariko se amakuru ngo mubike uzikore n'imyenda ngira ubundi nyine ugomba kuwubika nyine nawe mwana nyerega ndi gushaka udufaranga muri iyi minsi nzongera njya ku isoko njya kukurebera mwana ndabizeza wambaye ubusa humura
ahubwo se mwana amasomo ageze Dana hano nizere ko ahantu wakunze ahantu natotereje mbira none urongera bya bintu twasize muri ya ayo magambo ko nanze ko yasize muri ya nzu garere muteko ntabwo nzi kenari reka nze ni ari valisi nibagire mu modoka ndaje nyizana ko man ishobora byose aho urakora cyangwa Dana uvuye hehe aho wansize se urahayobera aho nagusize ntabwo wansunitse nkajya hanze y'igipangu naragusunitse ujya hanze y'igipangu andi se mwarabonanye siko numva hanga hari urusaku rwinshi habaye uze kandi niba urimo kubwira Dana gutya ndi kumubaza aho yari yaragiye aho yaregeye ubwira umwana umukangamira gutya ntabwo namukanze ndi kumubaza Dana wari waragiye ese mama Dana nuko nguko ubwira umwana wawe wo kugira ngo umufate umuhobere kuko wari umukumbuye uraje umutuye umushiya wawe koko namubwiye gute se kandi sinari kubyumva se namubwiye gake ndi kumubaza ahantu yabaga inje nuruka hariya nari kubyumva ukuntu ndimo kumushihura ntabwo namushihuye mutwe byinjizemo ntari ndaje sawa Dana ndabona naniwe umuzi nkuke tuzaza kuvugana twinana kuvugana aho gato kumbwira iki kugira ngo ubwire yuko rero ubuzima nazigira nihanganiye umuntu wese ufatira umwana nabi amutuka amutoteza amukoranga biriya wari urimo gukora nabonye wabitangiye sibyo ntabwo nzigira mwihanganira mu buzima none se ntabwo ndi mama we wamaze hanyuma se usebibuka kuri nyina waramukoreye ibintu nka biriya waramwirukanye utagira ibintu wamukoreye ntabwo mbizi ntabwo yigeze abimbwira ariko umwana wagiriye ku gise yamaze hanyuma njye ntabwo ndi papa we kurimo kuvangura nyina ninde waguteye inda se ubundi watewe inda n'igiti watewe inda nani uri papa we nanjye ndi mama we ntabwo namufata nk'umwana wundi kuko sindi mukasi ibintu wamukoreye se kuki wamuraje hanze kandi uzi ko ari umwana wawe ntabwo namurazaga hanze wakoraga iki uzi ko ntabikoze ubwo umwe muri mwebwe niwe urimo kuvugisha ukuri ntabwo tuzanabireba muri iyi minsi bimeze biti aha wahora n'iki wa mwana uragira ngo se ubikoreho iki ntabwo nishimye nyine ndashimishwa n'ikizi ndambwira nawe uri Yesu usenga urenda gusubiza ibibazo byanjye mfite kugira ngo nishime ngaho mbwira mwana wanjye ngaho mbwira ntabwo nishimye nyine ubusa n'iki cyanshimisha reba nk'ubu gikuru cyawe cyafashe inzira kiromongana kiragenda amezi abaye angahe nta nubwo ngo cyageze iyo cyagiye ngo kinashake na telefone kimpamagare kimbaze nibura uko meze ubu niki cyanshimisha ngaho mbwira nawe niki cyanshimisha ibibazo byose ninjye biza byirundaho kuri uyu musozi nararushye we ninjye warushye kuri uyu musozi ase mama uriya Fiyete ko nabonaga ari inshuti ya Ruhinda Fiyete ka gakobwa k'agakara karekare kahoraga kikuba mu rugo kikubana nawe nkajya mbwira Ruhindi ni nyamara uriya mukobwa mwikubana azagukoraho none kuva yagenda wumve ko katarongera no kugaruka hano n'ukuntu kahibunzaga agakungu kabo icyo kabyaye ni kiriya nyine uza agakungu bari bafitanye werega ntabwo wabaga ubizi wabaga wagiye ku ishuri mwana wanjye ane se nyumubona mu rugo sinzi cya yagiye mbese yajyanye na cya kintagazi cyabirirwanaga hano nyina ni kimukiri inshuti se wahora n'iki nyina ahubwo ntabwo muherutse ntabwo merukanye nawe ariko uriya mubyeyi yabaye amahoro nyabusa ye baba we ariko nimpingura ndahita nsimbuka urasigara utetse nsimbuke njye kureba uriya mubyeyi yoko yowe uriya mubyeyi simuheruka kandi uriya mubyeyi burya ni inshuti yanjye magara nubwo twashwambaguranye ku bwa kiriya gihete cy'umuhungu mama yanjye we ndaje ndahita njya kumureba uranyibukije ariko mama kuba numva wangayikiye Ruhinda yagiye kwibye amafaranga gusiga mu madeni kugira ngo nige ibyo se bivuze iki ngahanyumvira nawe noneho nawe unshubije inyuma icyo mbakundira nimutana no kunca intege namuhangayikira se sinamubyaye ngomba kumuhangayikira nubwo yanyibye n'uwanjye erega ibyaye ikibazo irakirigata ibyo ngibyo ujye ubimenya
ngomba kumuhangayikira kuko n'umwana wanjye naramubyaye, ngomba kumuhangayikira, urumva mfite ishingiro. Mangiye ku bwanjye rwose ngenda mufata nk'umuntu wapfuye kuri njyewe. Umva cya kintu agaze we, ariko nzakugire nte umuvandimwe wawe mufata nk'uwapfuye nta soni. Sha nawe uri igiheta. Mva n'imbere ugende mva no mu maso mana we, ariko nzagire nte koko mana, nzagire nte Yezu we, nzagire nte. Abana nibyariye baransajije nta soni umuvandimwe ngo umufata ngo nkwagize ute, ongera usubiremo ntago ndikuye. Yeko yo we, ndumiwe ninjye wabyaye naherekeje abandi. Yewe mwese muri bamwe nta mumaro, nta funi nta mujyoyo, nta soni. Mukuru wawe muvukana ngo nuko yakoze ikosa kanye bakomongana kagenda, uriya n'umuvandimwe wawe, ugomba kubimenya n'umuvandimwe wawe. Mu muvandimwe wawe mwose rimwe, nta mpamvu yo kuvuga ngo umufata nk'uwapfuye, nta soni. Iyo mico yikuye heri, ko nzi ko nakureze neza, ko nzi ko nagutoje neza, iyo mico yikuye heri. Nta soni. Uri muzima, uratekereza, ufite ubwenge, urabara, bimeze bite? Umfatanyije n'umugongo mfite hano, none ndumva isi ucikira rimwe. Ahubwo ubu mwana wanjye ni amahorora, ko numva isi utuma ahubwo ndushaka kumutekereza cyane. Mwana wanjye ni amahoro, yabaye amahoro. Baba we, Ruhinda we, uransajije kuri uyu musozi, uransajije. Toka tobari cyo rikari turishoro, uraho neza muti ni wowe nga umeze ute? Ndabona uvuye gutaje. Andi makuru tuzi ko utazapfa vuba, twahoza tukuvugaho njye n'umuhungu wanjye turi kwibaza aho wayiguriye, ntabwo naguherukaga. Wumve ko unahinde kumubwira ngo dutinze guhingura, ngo nyaruke nze nkurebe. Umeze ute se na wa mukobwa wawe? Nase kuvuye kwitahiriza, umukobwa yagiye hehe? Ntabwo nkiri kumubona neza muri iyi minsi. Abana b'iki gihe, yewe rega si urwumwe wa muntu we. Wow, Heje! Ntabwo yiza. Waraguye. Heje. Yes. Mbabarira uhaguruke, ibyishimo mfite. Wow. Tiba n'itungu. Nishimiye iterambere ryawe. Thank you. Yeah. Okay. Can you sit, please? Thank you. Hi. Yeah. Can you sit? Yeah, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Zari zanduye nicyo kibazo. Zirambuye munsi nta kibazo ubundi arabisoje. Uyu ni Heje nakubwiraga. Wagufasha kugera kuri za nzozi zawe nyine wifuzaga. Urabona n'ahantu heza, harimo ibikoresho bitandukanye. Hanini pe, ahubwo nge birantangaje cyane. Kandi ku buhanga bwawe ndakwizeye. Nukuri. Nubishyira mu bushake azakwigisha, dore ko wenyine abifitemo ubu sunabyita gutera. Karibu. Urakoze. Wageze mu rugo. Yego, urakoze nukuri. Amakuru yanyu ni meza. Atwitsaga naye. Iwacu ni za Rulindo. Ariko naraje nyine i Kigali none ahuriye n'uyu nguyu mu kazi. Nakoraga kiwabo nyine, ariko namubwiyeho nyine ko nkunda ibintu bya designing, ibintu ngibyo. Narambwira ati yamfasha nyine akanyereka umuntu ubizi nyine ubikora, wabigize nyine umwuga. Ubwo rero nyine ubwo sinzi icyo mwamfasha. Rulinda ukunda kudoda? Ndabikunda cyane. Uba wumva wakunda nko kudoda iki? Ibintu, imyenda y'abagore cyane. Ushaka kudodera abakobwa? Yego. Abakobwa muri Kigali bazagusasa. Okay, it's okay. What is? Yego. Ugari cyo mu kangahe? Wa gatandatu. Secondaire, primaire? Secondaire. Okay. Ushobora gukoresha indimi zitandukanye? Kinyarwanda na Kongereza nyine nagerageza ntabwo byakana. Yego. Yeah. Yego.
mu by'ukuri turabemereye kuri murakoze cyane ariko discipline yego gukunda abantu yego ya ukuri ko Imana nzabikora byose nzabyubahiriza byose pe tuzakorana neza ikintu kijyanye na oya discipline ntabwo ngiye kuguha akazi umbwira ngo tuzakorana neza ntabwo ngiye kuguha akazi yego ngiye kuguha ubumenyi no kumereza hano ubumenyi yego ariko nanigena kubera umuntu mwiza nyine umwana ukaba wamfasha nabyo byashoboka ya it's okay yego aha yewe n'uyu nitwa ngo nasigaranye nawe mba namufatiranye muri ibi biruhuko ubwo namwemereye kumugurira ikidufu yewe si urwumwe komera cyane yewe ngaye ngo wanjye sinzi ahantu aba yazindukiye nawe se byarangiye akunaniye nk'abanjye aha arananiye we noneho uriya mukobwa se maye uriya mukobwa byagenze ute se ko nabonaga ari umukobwa muzima we yaje kugupfira guhera cyagiye wa muhungu wawe agenda nabonye ntazi yabyuka yirukanka nga ubu ntabuze utundi dukobwa bahararanye two muri iyi karitsiye dore ko iyi karitsiye yuzuyemo abakobwa mba mbona bameze amababa aha abakobwa b'iyi minsi se wa mubyeyi we aha wa mubyeyi we nuko nyine ni ugutuza yewe umugongo rega umereye nabi ese urwaye umugongo uyu muruho masha ye muruho we ngo nuryame nashashe Yesu we avuga ngo se twese suko nyabo yewe nawe se umeze nkanjye ndumereye nabi nabyutse numva byanga ndavuga ini n'ubundi byose ninjye bireba niko kwinginga uriya muhungu wanjye ndafatiriza ndahendahenda ngera naho mwemerera ko ndi bumugurire ikigage kwa Kabudesiya ubu rero wa mubyeyi we abana b'ubu ni ukubafata ni ugufatiriza ni uguhendahenda gusa barabona ibintu tuzabigira naho ubundi se yewe uvuze Fiyeta ahubwo uranyibutsa uriya mukobwa wawe ko mperuka yari umuhungu yari inshuti y'umuhungu wanjye aho buriya niyabaza amakuru ya Ruhinda njya numva aganiriza abandi bagenzi be ngo Ruhinda yagiye i Kigali ndumva nkumbuye umwana wanjye kwihangana byananiye wa mubyeyi mva nkubwire ubyaye ikibazo arakirigata wa mubyeyi ndumva nabuze amahoro sinkirya ngo bigere mu nda sinkirya ngo nsinzire ndara mbara imyenge y'inzu nganira n'imibu nubwo umwana yakunanira aba ari uwanjye nibyo nawoze mbwira kano gahete nako nikumvuza amagambo kambwiye aba bana tugomba kuba ni ukubafatirana niba karagize umujinya ko yatwariye amafaranga ishuri rigahagarara namwishyuremo minerivare uzi ijambo yambwiye nyabo yakubwiye ngo icyo wakanyagwa ha umwana yifata mbwire ngo mukuru we ngo amufata nk'utariho ibaze cyore ngo iki ibaze nyine nawe abana dufite bikubwira ye mute abana baransajije none se mama Ruhinda karamba ko numva ngo i Kigali ngo haba imodoka nyinshi ibyo rero iyo mbitekereje mpita mvuga umwana wanjye ko yagiye nubwo yakoze amakosa ntiyari gushaka telefone akampamagara akambaza nibura uko ameze nanjye umutima ugasubira mu gitereko nyabo wibaze ko nicanga atekereza nkavuga none bya bimodoka bahora bavuga biba bicicikana iyo za Kigali ubu none imodoka ari yaba yaranyuriye hejuru y'umwana nyabo nabimenya nte yugira icyizere ko n'akaradiyo kanjye nari mfite hariya numviragaho amakuru kapfuye buriya ashobora kuba yaragiye akavuga ati ko nagiye muhaye amafaranga ya mama ubona bamuhamagara amubwira iki ariko mutenge mfite igitekerezo ndumva najya gushaka umwana wanjye naho ubundi guhora nicaye gutya ntegereje guhora nicaye gutya ntegereje ndabona ntazabivamo umutima urenda kumva oya ugomba kujya gushaka umwana wawe kubera ko aho za Kigali nyine umwana aragenda bakavuga ngo yabaye ikirara ariko n'ubundi nubwo yaba ikirara ubundi ugomba kujya kumushaka akagaruka mu rugo ndumva bindimo ngiye gushakisha agatike hasi no hejuru Kabudensi hari uduceri yaramfitiye merutse kumubagarira hari uduceri yaramfitiye ndumva ndi burare n'umwatse nkicara nkatekereza neza ukuntu ngomba kujya guhiga umwana wanjye kubera ko ntago nazicara gutye baba we umwanzi arakabura abana n'ukuri erega abana nubwo badutesheje umutwe nubwo badusajije rega wibuke ko hari abababuze ubu yanekereje ukuntu mbyuka nirukanka ngo njya gutashya nkajya gushaka amazi ufite umukobwa w'umungana kuriye urasura umukobwa ubona nabyo ni ikibazo ubona ejo bundi nzajya kumva ngo yagiye i Kigali ngaye nguko
erega maye ashobora kuvugana n'uriya muhungu tutabizi Ruhinda akaba yamurangira ahari. Niyo mpamvu mama Ruhi ugomba kuye gushaka umuhungu wawe. Ndajya kumushaka. Ndabanza mbaze wowe uze kumbariza uriya mukobwa wawe niba uze kumwicaza umubwire gakeya. Wewe wirinde kumukura umutima umuganirize umubaza ati na makuru ya Ruhinda nagarana guhamagara unyumvire nyabusa umbwire. Oya njye mu bigaragare ko baravugana kubera ko ajya yicara nyine akambwira udukuru twa Ruhinda ngo Ruhinda ngo yagiye i Kigali ngo basigaye akora ahantu mu kabari. Yewe Mikayeli turishorongi ngo asigaye akora mu kabari. Mana we none umwana wanjye abakobwa bazamurarura ngo bazamurarura ugasanga nzaniye abana. Mana ngo iki ngasigaye akora mu kabari. Uze kumwicaza umumbarize neza unshakira amakuru afatika ngenge guhiga umwana wanjye. Reka ahubwo se uzajya biryana njyewe bibaye ngombwa kuwa kabiri ndumva nazinduka nkafata inzira nkajya kumuhiga. Niyo gahunda kubera ko ntabwo byazashoboka. Oya ntabwo byashoboka kubera ko ubwo urumva nanze arakabura abana. Mwana wanjye we hari igihe nyanicara nkibuka ukuntu yanganirizaga akambwira udukuru. Mwana wanjye koko shitani yamuteye ivuye ko nanjye yazaga Yezu wangaruriye umwana wanjye rwose numvaga nezerewe ko baraganiraga ukumva abana koko barakundana ariko kabutini yaje kumutera akajya i Kigali. Mana we ubu se dukoze iki mute ngambwira ubu dukoze iki? Nge rero ubu hagati aho ubufasha nagufasha hari ahantu nena mfite uduceri naza kugwaho nk'agatike ukanyandikira. Ngaye nguko yego wa mubyeyi Imana iguha umugisha rwose. Ubundi niyo mpamvu ubundi ni wowe nshuti ngira. Ni wowe nshuti ngira hano nahoze mbibwira kano gahete nubwo twa turi gushwambagurana hano mu murima. Nahoze mubwira nturiya mubyeyi ni we nshuti ngira ni we mudamu nisanzura nubwo byabaye ngombwa tukavugana nabi ariko uriya mubyeyi ndumva nshaka kujya kumureba urumva uko biri kose byanjemo buriya hari impamvu. Yego rata wabo ngiriye neza n'ukuri kubera ko bari abana bari inshuti barakundanaga cyane. Niyo mpamvu tugomba kumukurikira muri amwana. Yego rata tukamenya ikibazo yaragize. Ni wowe mubyeyi rata naho ubundi abandi bose no kwirwa bamvuga abana baramanye ngo wa mugore w'umupfakazi ngo abana baramunaniye imisozi yose imihana yose ninjye wabaye igitaramo. Nose ko twabigenza abakabudesi ukuntu birwa bashinyagurira. Noneho rero mama Ruhinda ubu ngewe nderekeye reka njye mu rugo njye kureba uko byifashe. Ngaye nguko rero Imana iguha umugisha. Erega bajya bavuga wa mubyeyi we ngo ishuti uyibonera mu byago. Ubu ngubu hari ikintu nyeretse. Ngaye nguko ngaho nyaruka nanjye reka mpingure dore bwakeye njye kureba ko hari icyo naramiza uriya muhungu wanjye. Erega maye babucura bo muri iyi minsi se. Ngaye nguko ngaho ndebera ka gahete k'umuhungu ahantu kataye isuka ariko mana abana bo muri iyi minsi mana we. Na Discipline cyo ndamwizeye cyane kuko tumaze iminsi turi kumwe mu kazi. Biragaragara kandi ni umuntu wumva vuba ndakeka ntabwo azakurushya. Ahubwo se maze iminsi nyine mbona urimo uratwika bibona ku bakobwa. Amakanzu meza ari amakanzu uherutse gusona narebye Imana we numva ndibuze. Uri mu kazi cyakoze. Ndakora uko bwije nuko bukeye. Ushaka se ko tumukorera cyakoze. Ahubwo sinzi impamvu utagenza n'abagenzi bawe. Ibyo uretse gato Rurinda humura uzakora ubumenyi buhagije cyane buhagije. Fa kuba ufite ubushake n'ubushobozi bw'urabufite. Ndabizi mama bazakwishima kuko Imana nta kintu cyanshimisha kubona kuko mama nyine ntabwo ababyumva neza. Buriya iyo ugize discipline ukubaha abantu kandi ukagira ubushake abantu barakumva kandi urakora. Gerageza kugira courage ugira ubushake kandi ukore cyane ntucike intege. Buriya yubaye mu buzima bwo kudacika intege umuntu akakubwira ati what never give up push mu gitondo byuke kare
umuntu agutoteza ariko the first hard working uzabigeraho Nakoza akabazo ka nyuma nese nk'imyenda nyine ubucuruza nako ubukora nka gutya ari amasoko abantu ubu yahereza baguyekora ari commande cyangwa wenda actually Rurinda uzagenda ubibona uzagenda aho wageze mu rugo hano ntago ari mu batayeri ntago hari ibintu byinshi nzagenda nkwigisha kugira ngo ube wakwa foodinga kwishakira umukiriya like Tanya you know reka ndeke gusimbuka ikibazo cyawe abakiriya turabakorera aba fabrics tukamudodera nabyo birashoboka wedding agakodesha mu by'ukuri byose birashoboka uzagenda ubibona murakoze pe ndashimiye kandi ndakwizeza ko nzabikora neza murakoze uzanshimira numara kuba successful kubyifuza ahubwo shimira Tanya wabashe kuguhuza ni inshuti yanjye turaziranye Tanya ni mushiti wanjye nanjye ariko twari tumaze igihe amakuru se wundi amakuru ni meza maze iminsi mugiye mu kazi niyo mpamvu tutaherukana great gusa nyine igihe kirekire giciyemo mani wageze kuri byinshi biranshimishije hard working fasha Rurinda nawe musezeranije Rurinda thank you kandi nanjye nibwo kugufasha okay Tanya Karame ndakeka mugiye gutaha Rurinda ahubwo se ushaka ko dutangira akakanya nukuri nahitamje akakanya nabikora pe nahita mbikora akakanya nta kibazo okay this is sitting place yego abakiriya yego this is office hani ironing table this is same place naho ndodera this iriya ni essayage zani za machine ariko ziteye imbere kweli Rurinda homura uzayi haguruka kamanzi koresha materiel nziza koko cyambere igomba kumenya kuri iyi mashini iyo ugiye kwa okay ukuramo kano kantu hano harimo akantu yego ibayita bobbin case bobbin wheel ariko muri make y'abatari bayita kanete sibyo niko ushyiraho hano ibingibi uzagenda umenya ahubwo the first ugomba kubanza kumenya kuyobora ku murongo ko burakudoda no kuyobora noneho iyi mashini ngira ngo kangushyire muri magana yigiye n'amavuto yampaye inka let's go kureba ndabona ibintu ifite n'amavuto ubusanzwe yego ubundi ndodera muri 500 ariko we shyira muri 200 uzagenda gutya ubu guca na Mariam akongera nzifata umukasi ture no okay mu cyaro twa dufite indi bisanzwe indi bintu byose nageze zabyanangaje ni machine twakoreshaga zizi nini za analogue nk'iki cyakindi bashimira agatero uzayimenya ikintu cya mbere ugomba kumenya hano ntago wemereye kuhakora ikindi uzajya ukaragamo uze umanureka ndashaka ndodera gucuko hano kundi kumanuka kuyoga ariko ndi nakabaze gutya noneho Rurinda mfashe ngwino wicare hano wabibonye yego shaka ko wishyiriramo ukongera ugasubizamo okay ndaje kandi ubu koko ubu ntabwo mwashutse koko ubuse nakisha ikintu cy'abandi oya mbese nta kweretse ko urabigenza bari ko nawe ubikora mwigana chanchatse kano kantu ari twazamura akake kazamure okay none turashika ntabwo nagira ndagiye ngo nzagaruke none ibaze kamanuye kano gashinge kamanuye
nimba yakoze akagikirenge yagishyize hariya ya ariko nta kintu baye Ntabwo nyishe. kuye nta kintu wahise tukazagaruka ejo nkabyiga neza ko byaba ibyo sawa. gusa ugize amahirwe bahise banakora kugira ngo ugende n'akantu Linda nta kibazo ejo saa 12 Yego. ugomba kuba wageze hano saa mu gitondo yego Tani yavuze ko mubyutsa abantu baturutse mu cyaro baba bakunda kuryama uze kubyutsa Rurinda kandi courage oya uzagenda uyimenye na gake gake urashaka ko dutangira kuri nyonga Oya. Nyine ahubwo nyine uri umusore Yego. winning umve ko ikintu cyose ugomba kugishobora Yego. ugomba kumva yuko ibintu ugomba kubishobora niba byanze tumura biremera Ndayiga uko byagenda kose ndaza kuza kuyiga. ufite telefone Yego. okay I will send you some videos uze kureba kuntu izi mashini zikora se arabyumva ushyizemo icyongereza cyinshi zaza kugufasha Samu. Okay, it's okay. Uze ndaza kohereza utu video nyine tujya tugaragaza okay. Kureba uburyo izi mashini zikora. Okay. Nubwo bambwiye ko uzi icyongereza. Nyine ni cyakindi nyine nese nize muri nuza muri Rulindo ya mbere gusa urumva wowe. Rurinda courage uzagenda bimenye no kuri mwakoze. Imana ibo. kandi namwe murakoze cyane. Tani turi kumwe. Murakoze. Sandra, umeze neza? Meze neza. Makuru yawe? Makuru ni meza. Shabo ngubu sasa yigo ndagiye, sibyo? Uragiye. Ubwo turavugana na mvuye ku kazi, sibyo? Ese ande? Njye mfite ikibazo nkubaze. Okay, nta kibazo wambaza nuse ko mfite umwanya nari ndagenda na transport yanjye. Ubu ngubu ngiye mba nibaza. Ubona ibibazo mfite atari wowe wabimeje. Ako Sandra, uba muzima mu mutwe wawe. Ibyo bibazo byawe sinzi impamvu uhuru bigarura buri munsi ngenda birambiwe sinakubiye ko merambiwe mbona ibibazo nahuye nabyo ari we wabinteye gutari ngenda biguteye banza mbwira ubigari ngenda biguteye nije mugabo wawe se impamvu umugabo wanjye yagiye no kubera uramwana ntago ari wowe wabiteye se kubihakana gute nyine nabiguteye kandi ibibazo ni wowe n'umugabo wawe ngiye ntago mbiri kuromba impamvu umugabo wanjye yagiye no kubera uramwana nyine ni wowe n'umugabo wawe mufitanye ibibazo ngiye ntago ndimo byo ngibyo iyo utaza kumfata ku ngufu ibi byose biba byarabayeho no Linda no ni ukuvuga ngo yego ipasi uyifatisha kano kaboko kano kagafata uku ni ukuryo ukumoso kuba biteye ipasi gutya bwa bushyuhe uhita ubutsindagira agatsindagira ubushyuhe gatsindagira bwa bushyuhe warangije gukozaho ku ipasi none ikaba yakongera umukunjo mu mwenda cyangwa ukagororoka try ya urana noneho ko uko hagororotse mbere bitandukanye na n'ubwa kabiri ya buriya kudoda no gutera ipasi biteye ipasi umwenda neza ugaragara neza kurushaho ya courage urakoze cyane urakoze
Mutwe! Mutwe! We Mutwe! Yes, patron. Gwina. Ase muri mu biki? Inshuro 3 zose muhamagara ari kunyumviriza utari kunyita buri mu biki. Wallahi bandi kubikurikirana mu gikoni. Okay, nizere ko wabonye none igikoni. Yes, nagaruka n'ahandi buri. Okay, ndagira ngo ndagira ngo ushaka akantu ko kurya nyine ko guteka. Ugateke vuba buri mwana wanjye dore arashobora. Binaga fitire gura ndimo ndakarura ka. Gira vuba buri mwana wanjye dore arashonje. Ariko nyine shaka mubwire boss nubwo wabuze inzirimo ibikoresho byose. Ugazishizemo akakanya. Ariko n'amakara twimukanye mufuka wose. Sinabwo nateka ku makara. Okay, nta kibazo. Ngiye kohereza amafaranga ya gaze. So tubite ubikwa. Sibyo? Gira vuba kandi nyashyireho. Andi bimeze bite? Natwe tumeze neza. Ni Sandra muvugana. Meze neza. Sha byihorere wahora n'iki ko ubuzima bwakomeje kuncanga. Ahubwo se sha wandi nta kuntu wampa akazu kamwe hano inyuma muri tuno tuzu nyine duhari, nta kuntu wampamo akazu nkaba nibereyemo. Sha ukwiye kubyigaho nyine bitewe n'ibihe twagiranye. Sawa.